twongeye kubasuhuza cyane abakunzi b'ibiganiro byacu bya AD Group. Umunsi ku munsi murabizi ko tubagenera ibiganiro byiza kandi amakuru abafatika, amakuru abashyira mu byishimo ndetse atuma mumenya naho isi imeze. Dukomeje kubifuriza igitondo cyiza n'ibihe byiza ku bantu mwese mukurikirana AD Group, kandi dukomeje no kubashimira. Uyu wari umunsi ukomeye cyane, ni umunsi ngarukamwaka, buri gihe tuwizihiza mu kwezi kwa kabiri itariki 14, akaba ari umunsi w'abakundanye. Rero ubwo wabaga rero ku itariki 14 z'uyu mwaka w'ibihumbi 2024, hari ibintu byinshi byagiye biwuranga, dore ko ibyamamare byinshi byagiye birushaho kuwishimira ndetse no kugaragaza ko byanyuzwe cyangwa se bibanye nabo bakundana neza. Uyu munsi rero tugiye kunyura mu mwe mu makupure agiye atandukanye, turebe byagiye biyaranga ku munsi w'ejo watambutse. Uyu ni umunsi wa gatatu w'icyumweru ku ngaragu, ukaba umunsi udasanzwe ku bari bari mu rukundo. Ni ibyamamare bigiye bitandukanye rero byagiye bitanga indabo, bitanga impano ku bakunzi babo bagiye batandukanye. Byari byiza cyane rero. Hirya no hino ku isi abakundana bakomeje kwizihiza umunsi ngarukamwaka wahariwe Saint Valentin. Bamwe bari guhana impano zakataraboneka, abandi bari kubwirana amagambo meza, abandi bari kwitegura gusohokera ahantu heza kandi harenze, hafite ubwiza, hameze neza cyane. Ni amakupure rero agiye atandukanye yagiye abikora hano mu Rwanda, dore ko amasaha y'ejo babonaga arimo arihuta, bakabona ko amasaha arimo arirukanka kubera ibyiza bagiye babona kuri uwo munsi. Turaza rero guhera ku makupure agiye atandukanye tuzi hano. Turi buhere kuri couple yaje kuba ikora n'amarushanwa yo kuzatembera mu ndege kuri uyu munsi wayo wo kwizihiza urukundo rwabo. Ni Kimenyi Yves, umukinnyi w'umupira w'amaguru. Kimenyi Yves ni umwe mu byamamare nyarwanda byizihije neza uyu munsi w'abakundanye. We n'umugore we Muyango Claudine barushinze mu ntangiriro z'uyu mwaka, bisobanura ko byanga byikunda aba bombi iyi Saint Valentin yababereye nziza cyane, n'abana babo bishimye basohokeye ahantu heza cyane. Bari basohokeye ahantu heza cyane, dore ko bagiye no mu ndege. Murimo murayabona rero amafoto yabo ukuntu bari bameze. Yifashishije indirimbo Ndagukunda y'umuhanzi w'umurundi witwa Kikitor. Kimenyi yanyarukiye ku rubuga rwe rwa Instagram ashyiraho ifoto nziza cyane ari kumwe na Muyango, maze aragira ati: ngukunda cyane kandi cyane mugore wanjye, inseko yawe inkora ku mutima wanjye. Iyi ni imitoma rero Kimenyi yabaye atera madamu we ku munsi w'abakundanye. Harimo uwitwa Keza Mauritian, nawe yari yasohokanye n'umukunzi cyane. Uyu ni umwe mu bantu bakomeye cyane mu gihe isi yose yizizaga umunsi w'abakundanye nka Saint Valentin. Keza Mauritian wabaye igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2022. Uyu mukobwa ndamwibutse cyane, ni umukobwa mwiza, yerekanye umunsi we mushya. Yifashishije indirimbo y'Imana iboneka muri Abakorino 13, maze yifurije umukunzi we umunsi mwiza w'abakundana. Yes, murumva rero ni ibintu byiza bigiye bitandukanye. Ngira ngo nawe muramubura ku mafoto ukuntu akeye we n'umukunzi we barimo barishimira uyu munsi. Uyu munsi rero wari akaga cyangwa se wari akataraboneka, cyane ko ejo amakupure yose naratajyaga aboneka yarabonetse. Mu minsi yatambutse twajyaga tuwubona uyu munsi ukabona abantu bagerageje kwihisha, ariko umunsi w'ejo bivuyemo bose bariyerekana, berekana ko bishimanye, berekana ko urukundo yewe ni rwogere pe, urukundo rwaragaragaye ku munsi w'ejo. Nishimwe Naomi turasanzwe tubize cyane. Iyi ni couple imwe yari ihanganye na couple ya Kimenyi Yves, bari guharanira itike yo kuzatembera muri kajugujugu. Bibutse ko iyi ni competition yari yateguwe n'ibyo bita Akagera Aviation. Nishimwe Naomi rero wegukanye ikamba rya Nyampinga mu mwaka 2022, yifurije umukunzi we bakundana urukundo ruhebuje, uherutse kumwambika impeta. Uyu mukunzi yitwa nde? Abantu mumuzi mujye muri comment. Reka mbakupeze, yitwa Tesfaye Michael. Nayo yari couple rero yakomeje ibice bigacika ku munsi w'ejo. Ndaza kujya kuri couple nziza cyane, Frere Legend. Impanga series. Frere nawe yafashe umwanya yifuriza umugore we wamubyariye imfura Bahavu Usana Se Jeannette umunsi mwiza wa Saint Valentin. Mu magambo yaherekejwe n'ifoto yabo baryohewe n'urukundo, Frere yagize ati:
ndikumva ndi umunyamugisha cyane kuba mfite urukundo nyakuri nkawe, ndashaka kubana nawe mu buzima nsigaje bwose. Saint Valentin nziza ya 2024. Bahavu Jeannette iteka ryose. Muve muri ibyo byo kutabwira abana mwana ko mubakunda, muve muri ibyo, mukunda abana mubibereke, muve muri bya bindi byanyu byo kwirirwa mwihishahisha. Urukundo rwo kwihisha rutagiye hanze ngo abantu bose babibone, wenda musige isomo runaka kuri iyi simba mbona ngiye buriya nta kirimo. Yitwa rero Uwicyeza Pamela. The Ben yewe data we ndabatama amaguru no munsi ameze neza. Uwicyeza Pamela uherutse rero kwiyegurira umuhanzi nyarwanda Mugisha Benjamin The Ben yatangaje ko yishimiye kwizihiza umunsi w'abakundanye mbere abana n'umugabo. Umunsi we wa mbere abana n'umugabo we bizihije Saint Valentin. Byari ibintu byiza cyane rero mu gihe aba bombi bari bamaze kugera mu gihugu cya Uganda, aho The Ben yaragiye gutaramira abakunzi be ku munsi wa Saint Valentin. Pamela yanyarukiye kuri Instagram arandika ati ndi kwishimira urukundo n'umuntu wanjye w'ikirenga. Ari kwishimira urukundo n'umuntu we w'ikirenga inde Mugisha Benjamin The Ben Tiger B the superstar. Yeah man, ni ibintu bikomeye cyane byari byiza. Uyu yitwa Harmonize, umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu gihugu cya Tanzania, wagiye ukora ama hit song agiye atandukanye. Muramuzi ko na hano iwacu mu Rwanda hafite amateka menshi agiye atandukanye. Umuhanzi mu gihugu cya Tanzania rero ari mu byamamare byifurije abakunzi babo umunsi mwiza w'abakundanye, aho yashyize ifoto ye n'umukunzi we Posh Queen. Aha Posh Queen ndakubwiza ukuri bamaze iminsi bameranye neza ku rubuga rwe rwa Instagram. Yanyarukiyeho arangije kubita amagambo meza. Ariko mana yanjye ya magambo yabwa abakunzi ashobora gutuma usinzira. Yamubwiye ngo amahoro agomba kubahirizwa. Amahoro agomba kubahirizwa. Harmonize nuko yabwira ngo witwa Posh Queen. Byari ibintu rero byiza cyane. Haji Manara nawe yabaye yishimana n'umukunzi we ku munsi w'abakundanye. Haji Manara uherutse gusezerana n'umugore we mu butumwa bwuje imitoma myinshi yagize ati umunsi mwiza w'abakundanye mugore wanjye mwiza, ndagukunda, ni wowe munezero wanjye, kuri njye ni wowe mugore ubaruta mu minsi yose. Komerezaho mukundwa nanjye nzakomeza kukubaha. Uyu ni umwe mu byamamare rero bigiye bitandukanye twagiye tumenya. Ni umuproducer ukora indirimbo nziza cyane, ni umuproducer twishimiye turi benshi, wagiye uduhereza ibihangano bimeze neza cyane byatumaga twishima, tunezerwa, twumva tumeze neza, umubiri wacu urara amahoro. Yitwa Ayolash, producer Ayolash umenyerewe mu gutunganya indirimbo z'abahanzi nyarwanda, yifurije umugore we umunsi mwiza wa Saint Valentin yifashishije ifoto ye y'ubukwe. N'amafoto ngira ngo muri kugenda mubona kuri video iri gutambuka, ngira ngo byari ibintu byiza cyane. Yitwa Iradukunda Moses, nawe numwe mu banyamakuru batandukanye bakora ku kigo cy'itangazamakuru, ni ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Nawe niyatanzwe ahubwo yifurije umugore we umubyeyi Chantizone umunsi mwiza w'abakundanye. Ese wowe wifurije nde umunsi mwiza w'abakundanye? Nawe naga hari nkanjye se nguze twifurizanye. Yanyarukiye ku rubuga rwe rwa Instagram aragira ati Saint Valentin nziza rukundo rwanjye, uru rukundo rw'ubuzima bwanjye, ndagushimira ko wazanye urukundo rwinshi n'ibyishimo mu buzima bwanjye ndetse n'ubuzima bw'iteka ryose. Yakomeje amwifuriza ibihe byiza, akomeza no kumubwira ati komeza waguke unatera imbere. N'imitoma rwose yagiye itangwa kuri uriya munsi, dore ko bitari byoroshye. Yitwa Teta Tracy, umukunzi w'umuhanzi nyarwanda Okama wanamubyariye imfura, yifashishije amashusho agaragara urukundo rwabo maze aruherekesha amagambo yuje imitoma. Tracy yanditse ati Saint Valentin nziza rukundo rwanjye rw'iteka ryose. Mu gihe twishimira ibyishimo dufite kuri uyu munsi w'urukundo, ndifuza kugirana nawe ibihe bidashira by'umunezero, ubwitange. Ndagukunda, ndi umunyamugisha kubera wowe mukunzi
wanjye. Aya ni imwe mu mitoma rero uno mukobwa yateraga umukunzi we, Okama nawe yahise amusubiza ati nawe mukunzi. Uyu ni umwe mu byamamare rero bigiye bitandukanye nkomeza kugenda babwira umunsi ku munsi, nta wundi yitwa General Benda, umwe mu babyinnyi bakomeye hano twubaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero nawe atacitswe, yagiye arangije yifuriza umukunzi we kugira umunsi mwiza w'abakundanye. Umwe mu babyinnyi nyarwanda babigize umwuga, General Benda yifurije umukunzi we Shakira K umunsi mwiza w'abakundanye, amugenera ubutumwa bukubiyemo amagambo aryoshye ndetse n'impano zibereye ijisho. Ngira ngo murababona ku mafoto ukuntu bishimye baseka. Yifashishije urubuga rwe rwa Instagram yagize ati Saint Valentin nziza rukundo rwanjye, ndahari ku bwawe. Ariko mana yanjye, mana ndi kumva ibi bintu, man nagiye mu munyenga w'urukundo. Iki kiganiro cyanyoheye cyane kukirikodinga kuko ndi kumva ibitoma. Sheri urapfuye nubwo ntarakubona. Birakomeye cyane. Ku rundi ruhande rero Shakira K nawe yagize ati nakiye kandi nishimye urukundo rwose rumuturukaho. Saint Valentin nziza kuri mwese wana. Uyu ni umwe nabo mu byamamare bikomeye cyane muri comedy cyangwa se skit cyangwa se kudusetsa mu buryo bugiye butandukanye, yitwa Gitego Puisa. Nawe mu mafoto meza cyane n'umukunzi we n'imyambarire myiza cyane, bajyanishije bimeze neza cyane. Umukinnyi wa filime nyarwanda uzwi nka Gitego Puisa yanyarukiye kuri Instagram agenera ubutumwa umukunzi we Iradukunda Yvette, aho yagize ati uyu munsi ntabwo ari uw'agaciro, ahubwo agaciro ni uburyo unyitaho umunsi ku wundi. Muri makeya twe twihorera muri Saint Valentin. Muri makeya twihorera muri Saint Valentin. Ariko aka kantu Puisa avuze rero karimo n'ubwenge cyane, karimo n'ubwenge. Iyo ukunda umuntu iteka ryose, ntago ntekereza ko wakifuje kubimubwira kuri uyu munsi. Hari abantu baba bahirutse kubyumva kuri Saint Valentin gusa bakazongera kubyumva kuri indi Saint Valentin. Yego, bavuga ngo zirara zishya ariko bukabyuka tukabona ari amahoro. Rero Puisa rero niwe wabivuze neza, aravuga ngo iminsi ye kuri we abona ari nk'iki, abona ari nka Saint Valentin bitewe n'urukundo akunda uyu mukobwa. Rero tubifurije urukundo rwiza. Shakibu Rutaya. Uyu nawe rero Shakibu Rutaya ni umwe mu bantu bakomeye. Zari Hasani we data we, Zari Hasani yamwifurije umunsi mwiza agira ati iyo uhari ibintu byose biba ari ubusitani bw'indabo. Ariko mana yanjye, mwumva ukuntu ibi bintu bimeze neza birimo ubuki, mwumva ukuntu biryoshye cyane. Ibyamamare rero bigiye bitandukanye turacyakomeza. Aha tugeze kuri kimwe mu cyamamare gikomeye, Rayvanny gituruka hano hirya muri Tanzania. Umuhanzi Rayvanny yizihije umunsi wa Saint Valentin mu buryo bwihariye, bafata amafoto meza mu myambaro myiza y'umutuku n'umukara, bimeze neza cyane. Nawe rero yakomeje yifuriza umukunzi we kugira umunsi mwiza w'abakundanye. Yitwa Isimbi Model, yewe data we, mu mafoto meza cyane abereye ijisho, mu myambaro myiza cyane, umugabo rwose mu nseko nziza cyane, indabyo nziza cyane mu ntoki bacigatiye, byari ibintu byiza cyane. Isimbi Vestina yashyize hanze amafoto n'umugabo we Shauri Hatzile kuri Instagram, maze aherekesha amagambo agira ati ba Valentina wanjye iteka ryose. Yagize ati ba Valentina wanjye iteka ryose, my Valentine, my goodness. Byari ibintu byiza cyane. Wema Sepetu ni umukinnyi ukomoka muri leta za Tanzania, my goodness. Umukinnyi wa filime muri Tanzania Wema Sepetu yifurije umukunzi we Don Dingo umunsi mwiza wa Saint Valentin. Yagize ati undi munsi nubwo buri munsi ari Saint Valentin, ariko reka tugende gutya gusa. Umunsi mwiza w'abakundanye mutima wanjye. Yani icyamamare rero cyanyuma ku byamamare 20 byizihije umunsi w'abakundanye ndetse bikanabishyira hanze, yitwa Winnie Harlow. Umunyamideli Winnie Harlow wamenyekanye cyane kubera uburwayi bw'ibibara. Ni bya bibara ngira ngo no mutipe man yahuye n'ibibazo byinshi bikomeye cyane kuko yarwaye ku ruhu, hakuru ukuntu haza amabara, ugasanga uruhu haje amabara y'umweru. Ngira ngo murabizi ko n'umuhanzi hano mu Rwanda tumufite warwaye ibi bintu yitwa Komfi.
ni ibintu biba bitari byiza cyane, ariko Imana ijya ibakomeza kubafasha ndetse ayo ari nayo ibabera muganga. Yifurije rero umukunzi we umunsi mwiza w'abakundanye. Mu mafoto meza cyane yagiye agaragara, mu magambo ye yagize ati umukunzi wanjye w'ibihe byose, Saint Valentin wanjye w'ibihe byose, icyaba Imana ikatwitaho ibihe byose, Saint Valentin nziza mukunzi. Murimo rero murabyumva, ni amagambo yari ari meza cyane, ni amagambo yashimishije abantu, ni amagambo yakoze ku mutima abantu benshi cyane, birushaho kugenda bigaragaza ko bishimiye uyu munsi wa Saint Valentin. Ngira ngo rero murabizi ko tubibagezaho umunsi ku munsi, mwabibonye mu mafoto agiye atandukanye. Ngira ngo utambutse udakoze like na subscribe waba uhimutse cyane.